kubaho nabi birahota kutabaho. Mama arapfuye gatatu nk'amakara. Gusenyera umuntu inzu nukuvuga ngo turakwanga ariko kandi ugene ntukagaruke. Uyu munsi ndavuga amagambo make kuko ayo mfite kuzababwira nzayababwirira Uvira. Tuzabaho, tuzabana ku neza cyangwa ku nabi. Amarira mwarize sinaje kubabwira ngo twarayumvishe, naje kubabwira ngo twariranye namwe. Imitima yarakomeretse kimwe nuko yanyu yakomeretse. Data umbyara n'abarumuna banje batatu baguye ahangaha muri 96 bazize uko basa. Ibi byo gusubira inyuma wenda nabyo mbivugeho gatoya. Uvira turayisubiramo. Wabyumvise uwo ni Freddy Kaniki yemeza neza ko mama 23 intare za Sarambwe barasubira Uvira kuko bari kwikusanya. Ibikorwa bya Wazalendo ntibishobora kwihanganirwa na gake kuko ubwicanyi, ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, kwemeza neza ko Wazalendo zakoze icyo bita amabara ndetse n'ubwicanyi karundura. Ibyo byose bikaba byakozwe mama 23 ikiva Uvira. Ni ibintu by'ingenzi cyane bigiye kugaragazwa nk'ikibazo gikomeye kandi kihutirwa cyane. Hagati aho ikibaya cya Rara aha ni hafi na Sange neza niho mama 23 yageze. Murumva ko yafashe ibirometero byinshi vuye Uvira, ubwo ni hafi na Runingo. Irimo kugerageza kwikusanyiriza hano muri aka gace. Abazalendo n'abasirikare b'abarundi biravugwa neza ko bamaze kwatera amatako mu cyo bise kugeza ubu gukora counter attack na couvre-feu zikomeye, ngo bagerageza gutuma mama 23 itabona inzira cyangwa se uburyo bwiza bwo kugera neza ngo ku bikorwa bya gisirikare bikomeye ngo byabasubiza muri Uvira. Biri gutuma haba icyo bituma ujagarara ukomeye cyane ushobora no gutubyara urugamba byihuse kuko FARDC isa nkaho iri gukurikira bikomeye abarwanyi ba mama 23. Biravugwa neza ko ubaka kanya ubu noneho bagiye kugera aho bitaru ningu neza na Sange. Ibi kabiratuma neza mama 23 ibona neza ko iri kwegezwa inyuma uko byagenda kose bikabiri mu byaro urugamba. Mama 23 yakoze ibi mu rwego rwo kugira ngo itangize imirwano ikomeye kandi yinjira neza Uvira. Ni operasiyo ebyiri z'ingenzi kandi zikomeye zigaragara neza ko urugamba rugomba kuba mberenge mu buryo bukomeye. Hagati aho Amerika yamaze kumenya neza iby'ibikorwa bya gisirikare yasabye mama 23 byo kuva Uvira. Inamenya ko ibikorwa byose kugeza ubu byabaye ngo ari amakosa yayo. Ubu kano kanya hari umwanzuro ukomeye wamaze gufatirwa ku ntebe ya Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko amakuru y'ubutasi yamaze kubyerekana. Gisekedi n'abambari be barimo General Neva mu byago bikomeye. Ubaka kanya tugiye kwinjira neza muri inkuru akantu ko kandi tugereza amakuru y'ingenzi kandi akomeye cyane akomeje kumvikana imbere ku rugamba ku kigo cy'imirwano ku butaka bwa Kongo. Ikaze mwese inshuti zacu zakazasohoka aho muherereye hose. Hani ku muyoboro mugari w'amakuru agezweho kandi yihutirwa. Niba ari bwo bwa mbere uhageze, niba munsi gato cyane ahanditse like ndetse na subscribe maze uhakore. Dukomeze neza muri update n'amakuru yihutirwa dukomeza kugarukaho gatanu ku kandi. Induru zavuze, ibibazo birakomeye. Abaturage bari Kamanyura basuwe n'abategetsi ba mama 23 by'umwihariko bavugira abanyamurenge. Freddy Kaniki na Moise Nyarugabo bahageze. Aba bahumurije abaturage ariko banatanga ubutumwa bwabaye nk'ibanga rikomeye ryahishuriwe aba baturage. Bemeza neza ko kuva kwa mama 23 muri Uvira atari ubushake kahubwo hari ikintu gikomeye bakoze ko baranayisubiramo kandi ibyo twakomeje kubabwira. Biraterwa nuko ubwicanyi n'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bigaragara neza ko byafashe umurego mu buryo bukomeye kandi naho mama 23 kugeza ubu yageze harimo hano rwose muri za Kamanyura. Ubu hifuzwa ko haraswa uko byagenda kose nyuma y'uko position z'urugamba zikomeje kwiyongera ubutitsa. Message ya mbere yatambutse ko ubu noneho isasi rugiye kongera kuvuga. Nubwo Kinshasa itagize ikivuga ariko abaturage barabaye mu buryo bukomeye. Abandi bakagaragaza neza ko ngo abanyamurenge bari kurindwa ndetse ngo bakajyanwa ahantu h'ingenzi, ariko icyo bari kurindwa ndetse n'ikiri kubatera kurindwa nacyo nikigeze kivugwa bigatera urujijo ndetse rukomeye cyane. Abari Kamanyura batanze ubuhamya bw'uburyo kibishwe ndetse bakagirirwa nayo mu buryo bukomeye kuva rya mama 23 muri Uvira kuva ku 18 z'uku kwezi ko byateje ibyago ndetse n'imvururu z'agatangaza. Mama 23 bahapore z'agatangaza ndetse inabitaho inabereka neza ko ubuzima bugomba kugaruka uko byagenda kose hifashishijwe imbaraga izo arizo zose ngo bafite kandi bakabikora mu gihe gito. Ubutegetsi bwa Kinshasa ntabwo bwigeze bugaragaza na rimwe emosi yari yose
se ku baturage bari gukubitwa inshuro n'abarwanyi ba FARDC cyangwa se abarundi bari kwica nta mbabazi ariko noneho byagira ku bazarenda umusahuzi Karundu byo bigacika kugeza ubu Uvira wabaye umujyi mubi cyane ku buryo benshi batari gutinya neza ko abaye Ville de Morte cyangwa se umujyi w'urupfu hashingiwe ku bikorwa biri kuhabera kugeza kuri aka kanya. Operasiyo zikomeye n'ibikorwa bya gisirikare kugeza ubu biri kuhabera benshi bavuze neza ko biri buze kwirimbuza nidacunga neza kuko mama 23 iri mu nzira. Dore uko bimeze ubu tuvugana mama 23 yateye intera iva muri Uvira ariko noneho igera muri metero byinshi. Kano kanya irabarizwa neza mu kibaya cyitwa Karara. Iki ngiki ni kibaya kiri hafi na Sange ubutaragera Sange, ni kibaya kinini kandi Kigali bivuga neza ko yahise ivamo ariko noneho yerekeza ruguru Sange noneho hasa nk'ari mu santere rwagati. Abarwanyi bazarendo ndetse n'abarundi n'abasirikare ba Wagner bahise bahatera amatako bwangu byihuse bivuga ko baje kwarinda nuko hagaragaye byibura tata zirenge nke zabazanye ndetse n'amajipe arenga hafi 26 ngari gukora patrouille mu duce twinshi. Bivugwa neza ko twatawe na mama 23. Usibye nibyo biravugwa neza ko bahise bongera bagera inyuma gato cyane rwose ku buryo bigaragara neza ko badashaka gushoza intambara. Muri make bari kuri target ikomeye cyane itigeze imenyekana neza uko igomba kubimeze kuko benshi batanamenye neza impamvu mama 23 intare za Sarambwe bakwegera inyuma gutya kandi bikagaragara neza ko bari kubikora ku bushake. Biravugwa neza ko butuvugana intare za Sarambwe zahise zirindira umutekano wazo aho bitaro ningo ano hahise hashingwa ibyuma by'ikoranabuhanga bishinzwe kugenzura indege n'ibishinzwe kugenzura ikoranabuhanga ryabo ariko bikavugwa ko abasirikare ba FARDC babomye inyuma ku rwego rukomeye. Ibi biri kugaragaza neza ko kuva Runingo ugera Sange ndetse no muri icyo kibaya cyitwa Karara ari kibi cyane rwose ku buryo bigaragaza neza ko imirwano igomba gutangira mu buryo bukomeye. Ari nabyo ba 23 yahoze ivuga kuko ngo imirwano yo ntishobora guhagarara ngo kubera ikurwa rya Uvira. Ubusanzwe kurekura Uvira no kwemeza neza ko mama 23 yumvira kandi gakora mu rwego rwa politike aho gukora mu rwego rwo kugira ngo ikore nk'ibyihebe nkuko byakomeje kugaragara. Igitutu cya leta zunze ubumwe za Amerika kigomba gushirwa mu bikorwa ariko noneho byashingira ku bibazo bikomeye cyane biri kuba hakongera gasubukurwa imirwano. Abari bizeye neza ko umutekano ugiye kugaruka Uvira ngo bakuramerwe musaho kuko ibikorwa by'ubugizi bwa nabi n'ubundi bwicanyi buri kugaragara. Ibyo ntibishobora gutuma mama 23 ihagarara. Hano mpamvu FARDC niwe hiye ubwoba. Dore ka tubabwire noneho FARDC ivuga ko yabonye amahirwe mu buryo bukomeye nyuma yuko bivuze neza ko yahise ikusanya abasirikare hafi ya bose harimo n'abacancu baraheze mu bice bya Karimi ndetse na Baraka barabuze uko bagera hano muri Uvira rwagati ndetse no gutangiza imirwano bikaba n'imbere nge mu buryo bukomeye. Kinshasa yashuka yabo mu buryo bukomeye mu gucunga umutekano ndetse n'u Burundi burongera bushoramo amaboko ahambaye cyane kuko bavuga ko noneho bongeje abasirikare bakava ku rwego rwa ruto kuko babongeje bakayibageza byibura ku basirikare barenga ibihumbi 60 bari imbere ku rugamba ariko bafatanyije n'aba FARDC. Mari w'abarundi nyuma yo kumenyekana neza ko ageraga ku 20 ubu nturamenyekana neza ngo bungana iki ariko birakekwa neza ko bamaze kuzanwa ku bwinshi kandi ku rwego rwo hejuru. Aho bivuga neza ko bazarwana inkondora mpaka bakuye mama 23 muri ibi bice. Gusa reka tubabwire ku ruhande rw'intare mama 23 biragaragara neza ko avuye muri Uvira kuri target y'agatangaza mu buryo bukomeye kugira ngo ibanze igaragariza amahanga ibikorwa bibi koko yarwanyaga uko bimeze kandi byigaragaje mu gihe gito cyane rwose kuko kamera hafi ya buri nguni yose ya Uvira yabagiteza amaboko. Video ziciracara ahantu hose ibitari byarigeze biba muri iki gihe kirenze icyumweru cyose cya uyu mujyi wagenzurwaga na mama 23 byagaragaje neza ubugome ndetse n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi akavuyo gakomeye Kinshasa iteza mu bice bitandukanye biri gutanga isura mbi kandi nini cyane igaragaza neza ko kongera kurwana muri uyu mujyi bisa nko utabara ku mugaragaro. Ibyo benshi bamaze kwita neza ko ari igikorwa cy'ingenzi kandi cyuritirwa kandi kigomba gukorwa vuba. Mama 23 kwinjira mu mirwano mishya birahita bigira icyo bihindura mu buryo bukomeye kandi abaturage ngo bategereje kongera kwishima nyuma y'uko ibintu bisubiye rudubi. Ubu noneho hari ikintu kigiye gukorwa bwa mbere mwese mutari muzi. Turaje dukomeze dukurikirane update muri Uvira twahashinze amatako. Operasiyo ziracyarakasa mutwe mu buryo bukomeye ntago tugomba kuhava. Hagati aho reka tuvuge kubazo bikomeye. Ubutegetsi bwa mama 23 noneho bwamaze kurya karungu bwandikira Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo irabasubiza.
niba ari wifunguye ikomeye cyane bivuga neza ko yateweho amatako na bamwe mu muri 23 ariko itabashije kujya hanze ngo bamenyekane neza iby'amagambo akubiwemo nyuma y'uko bigaragaye neza ko abasirikare ba 23 batanze umuburo ndetse bakabwira Leta Zunze Ubumwe za Amerika ko igitutu yashize kuri abo barwanyi ntibigekiro Kinshasa kugira ngo ikandagire kuri ubu butaka ngo ko ari bibi cyane ko bizakurura ubwicanyi ariko amaze kuboneka ngo byabaye Trump ubwe niwe washizeho umukono ayihereza Masudi Barrows ayishikiriza abarwanyi ku mugaragaro abemerera ko bemerewe gukomeza ibikorwa bya gisirikare kandi bagahangana ariko batinjiriye mu gace bigasa nk'aho bateza umutego kuko Kinshasa bifata nko gusuzugura nanone kandi basesengura bemeze neza ko impamvu ya mbere yatumye Leta Zunze Ubumwe za Amerika yivuguruza ndetse ikemeza neza ko agombaga guhagarika abarwanyi ngaruko bari barenze ku mabwiriza y'amasezerano y'amahoro yarari gusinwa Doha ndetse ni Washington ngo byose kandi ngo bikaba byari biri kugendana bityo ngo abantu bizeraga neza ko amahoro aje gusuzuguza Donald Trump ngo ntabwo byagombaga gukunda ngo niyo mpamvu bashizwe igitutu cyo kuva muri iyi Uvira yihindutse akasamutwe mu buryo bukomeye ukurikije izi ngingo zose zongeye kuvugwaho birasa nko gutanga icyerekezo gishya kandi gikomeye cyerekana ko intambara ari bwo yajya yatangira benshi bakemeza neza ko ibi bishobora gukurura icyo bita imvururu ndetse no kwicana guhambaye cyane byateza ibibazo bikomeye benshi batari biteze ko byanaba bikanavugwa neza ko ibi bizatuma nanone kandi humvikana ibindi bikorwa bibi cyane kandi byateza imvururu ndetse n'ibyago bikomeye benshi bita ko ari ugupfa benshi bagashira ubu tuvugana imbere ku rugamba operasiyo n'ibikorwa bya gisirikare bihambaye cyane kandi bikomeye birakomeza gukorwa intare za Sarambwe zirakora uko zishoboye koze ngo zongere zitere imbere mu bikorwa bya gisirikare operasiyo z'akasamutwe kandi zikomeye zongera kumvikana ubutitsa bikagaragaza neza ko ibikorwa byose bya gikomande ndetse na operasiyo zigikomeje ahubwo ngo FARDC yitegura ibyago bikomeye imbere ku rugamba ibintu birakaze si ibyo gusa nibyo abategetsi ba Kinshasa bari Karungu mu buryo bukomeye baremeza neza ko ngo badateze na rimwe gutanga agahenge kuri 23 by'umwihariko nyuma yo kunanirwa kugaruza Uvira hakoreshejwe imbaraga za gisirikare barimo kuvuga ko bagomba kwifashisha indege zitagira abapilote barimbagura buri bikorwa remezo byose byagira akamaro mu kugenzura ubucuruzi ndetse no gukomeza gutuma ngo uyu mutwe wiyubaka by'umwihariko nyuma y'uko bananiwe kugenzura Uvira batangiye gusekuza ibikorwa remezo drone hakoreshejwe ibibombe birashwa ibi bikaba byagaragaye kuva ku munsi w'ejo ubwo humvikanaga iraswa rya Porte Karundu nk'icyambu rutura gituma ngo ubucuruzi bugendeka hagati y'igihugu cya Demokarasi ya Kongo n'ibindi bihugu ibi bikaba byateje ikibazo mu buryo bukomeye bikanerekana neza uburyo ki ubuyobozi bwabaye na Gisekedi ngo bumaze kwimakaza umuco w'ubugome ndetse n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi bidaha agaciro abanyekongo kandi bigamije kubahombya mu buryo bukomeye hibazwa ibikorwa remezo nk'ibi ngibi bisenwa n'impamvu ubutegetsi bwa Kinshasa bwatangiye gukoresha ibikorwa bimeze nk'iby'iterabwoba icyo bizasiga ku butaka bwa Kongo kikabirana abasesenguzi baremeza neza ko iyo umuntu yatsinzwe atangira gukora ibikorwa byitwa iby'ubusazi ese bahera kuki turaje tugusesengure neza iby'urugamba rwo kunanirwa kwa Kinshasa ndetse n'abafatanyabikorwa babo byanatumye Ndayishimiye yiheba mu buryo bukomeye bikabiri kumusunikira kwemera neza ko ngo agiye kuzagabwa ibitero ndetse kadashobora kuzarenza 2027 kiri ku butegetsi mbese byamaze kuba kavuyo mu buryo bukomeye izi ni inkuru ebyiri zihurijwe hamwe turibuze gusesengurira mu mujyi umwe maze ubundi tugaguhereza amakuru anonosoye mu buryo bukomeye nyuma y'uko tuyatohoje imbere ku rugamba ku kigo cy'imirwano muri aya makuru yihutirwa cyane tugiye kukugezaho hagati aho ubu noneho birakaze ntabwo ubutegetsi bwa Kinshasa buzigera buhagarika urugamba barabufata nk'intwari ikomeye cyane ngo bukomeza kurwanya u Rwanda na 23 nyuma y'uko bigaragaye neza ko ubutegetsi bwamaze gutsindwa mu buryo bugahatirwa kujya mu biganiro ndetse no kwemera imishyikirano kuri 23 ibyo Gisekedi arabifata nkaho ari ikintu cy'ingenzi cyane agomba kuzakoresha nk'iturufu abitinzatinza nyuma y'uko ibiganiro bikuyidoha akaba ashaka kubijyana muri Angola ariko no mu buryo bufifitse birateza ibibazo bikomeye cyane ngo bizatuma ubutegetsi bwe busenyuka mu buryo bukaze turaza kugaruka kuri ingingo karondura tuyisesengurira hamwe maze ubundi tumenye neza iby'amakuru akomeje kumvikana ni imbere ku rugamba ku kigo cy'imirwano ku butaka bwa Kongo tugiye kwinjira neza muri update n'amakuru yihutirwa neza ikaze mwese inshuti zacu z'akadasoko mherereye hose twongere dore maze tubane uyu ni umuyoboro mushya wa Kigali App Info ariko no tukaba twawuhinduye tukawita Rwanda Focus mu rwego rwo gukomeza kubagezaho amakuru yihutirwa aho muri hose rero ni muze tubane niba uri mushaka bari bwo bwa mbere ugeze hano kuri umuyoboro reba munsi gato cyane udutera inkungu kandi like ndetse na subscribe maze ubundi dukomezanye neza muri update n'amakuru yihutirwa akomeje kumvikana imbere ku rugamba ku kigo cy'imirwano ku butaka bwa Kongo
ubu tuvugana ubutegetsi bwa Kinshasa ntibuteze na rimwe kureka kugaba ibitero kuri M23 bikoreshejwemo indege zitagira abapilote ariko noneho zimwe ziri ku rwego rwo hejuru kuko iziciriritse zose ubutegetsi bwa M23 bwazifatiye umwanzuro kuko zitajya zirenga umutaru zitarahanurwa. Bigatanga isura ikomeye cyane yerekana neza ko ngo hagomba kwifashishwa izindi mbaraga zihambaye zitagirwa na M23 arizo ndege zumvikana kugeza ubu zigiye ngo gutuma menace nyinshi kandi zikomeye zo kugira ngo ubutegetsi bwa M23 bwangwe mu bice bagenzura by'umwihariko muri Sud Kivu bitangira. Ibi byatangiranye n'ibitero karundura byamaze gutegurwa kandi biri gushirwa mu bikorwa. Ni ibitero byifashishijwemo drone za CH4 zigendera hejuru ku muvuduko uhambaye cyane udashobora gupfa kubonwa n'aba barwanyi hifashishijwe ibikoresho byabo by'ikoranabuhanga rihambaye nabo bafite barwanisha imbere ku rugamba. Ibi bitero bigamije kwibasira ibice birimo nka Uvira, agace M23 ngo yagizemo influence idasanzwe ndetse kikangwa n'ubutegetsi biri aribwo ubwa Kongo ndetse n'ubwo Burundi budatuje kubera ifatwa ry'aka gace kuko abarwanyi ba M23 ntibigeze bakavamo. Ibi byateye Kinshasa gukora igikorwa cy'ubugwari cyane cyanenzwe mu buryo bukomeye ndetse ngo n'ibihugu bimwe byoherereje ubutumwa Generali Neva, ibindi ngo byoherereza ubutumwa Felix Antoine Tshisekedi bamubwira ko ari gukora ibikorwa by'ubugwari bukomeye gusenya igihugu yitwaje ko ngari kurwanya abarwanyi ba M23. Babigendera ko nyuma yuko barashe ikiraro cya Porote Karundo ndetse no ku cyambo bekanatangazwa neza ko ngo baviziraga nka mato ya M23 aparika muri utwo duce ngo kuko ngo yihishaga munsi y'ikiraro. Ariko ibi byose biza kugaragara neza ko ari amakuru y'ibihuha igisirikare cyakiye adafite ishingiro kahubwo ngo bari guca ubuhahirane hagati y'ibihugu birimo Burundi ndetse na Demokarasi ya Kongo. Bikanagaragazwa nanone kandi ngo n'ibikorwa by'ubugwari bigaragaza neza ko ngo urugamba rwo kunanirwa gufata Uvira rwababanye imberenge ku buryo noneho ngo batangije ibikorwa bisa nka hari iby'ubwihebe mu buryo bukomeye. Tshisekedi n'abambari be nyuma yuko batangije ibitero bikomeye byahereye mu bice birimo za Makobora ariko bikarangira bapfanye bakanatekereza ubundi buryo bwo guhera ibitero mu Burundi bace muri Lake Tanganyika ariko M23 ikababana ibamba bakifashisha imbaraga za Tanzania nabyo bikarangira babonye neza ko ari mission impossible kuko M23 yamaze kugira ubwirinzi buhambaye cyane butapfa kurijegajezwa mu buryo bwari bwo bwose bushoboka. N'ibice bari guheramo biri hejuru ya Uvira byose bikaba bifitwe n'abo barwanyi. Byabaye ikibazo gikomeye n'ikiraro ntakuka yerekana neza ko gushitura aba barwanyi ari ikintu gihambaye cyane ndetse ubutegetsi bwa Kinshasa butapfa noneho kwisukira mu buryo bwari bwo bwose. Ibi byatanze umuburo ukomeye wuko M23 rero yamaze kugira ubwirinzi budasanzwe kandi noneho gushiguka mu bice ndetse no kubivamo ari ikintu kibi cyane rwose itapfa gutinyuka mu bihereza ububasha ubutegetsi bwa Kinshasa bwo kugira ngo noneho abaturage batangire baburabuzwe maze ubundi bangu ubutegetsi. Ariko icyo ngo ubutegetsi bwa Kinshasa butigeze butekereza mu buryo kibazajya bakira ibyo bikorwa mu gihe bazi neza ko bikorwa na leta ya Kinshasa. Usibye kuba bwikora ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi bigamije gutangiza ibitero ndetse no gushaka kwigarura ibice ariko bigaca mu nzira itari ya nyayo yo guhangana kwa gisirikare, bimaze noneho gufata indi ntera ku buryo abaturage bemeza neza ko Tshisekedi n'abakorana nabo bose bamaze guhinduka bicanye uruharwa bitewe n'ibikorwa bishoyemo byo gutangiza ibitero rutura kandi rukokoma mu bigamije kurimbura abaturage aho kurimbura M23. Kugeza kano kanya n'ahantu hagabwa ibitero ntaho haba hastahuweho abo barwanyi cyangwa se ngo hamenwe amakuru y'ingenzi ashobora kugeza byibura kwicwa ry'abo barwanyi, ahubwo batagitinga ingo z'abaturage ndetse n'ahantu baba bahawe amakuru atizewe. Bigatanga icyerekezo cyemeza neza ko igisirikare cya Kongo gikora nta makuru ndetse gukoresha abacancuro no kurimbura abaturage ngo kikaba ari igikorwa cy'ingenzi cyane bimikirije imbere. Gufatwa kwa Uvira kwabereye ihwa n'ikibazo gikomeye Burundi ndetse bibera ihwa ubutegetsi bwa Kinshasa, ariko Neva we byaramutitije mu buryo bukomeye nk'uko twabigusezeranyije. Ni inkuru ebyiri zisa nk'izifatanye. Ubutegetsi bw'u Burundi bwemeza neza ko bwamaze kugira insekirite mu buryo bukomeye nyuma y'uko bushingiranyijwe mu kazu ka bwonyine kuko imipaka y'abahuzaga Repubulika Demokarasi ya Kongo yose bamaze kuyamburwa. Iyo basigaranye nayo iri hafi na za Baraka bigoye cyane abaturage ku buryo imihahirane rwose itapfa gushoboka muri ubwo aribwo bwose bushoboka, nishobotse ikaba idatanga umusaruro nk'uko byagendaga baciye ku mipaka ibahuza n'amaguru bashobora no gucamo mu buryo bw'imodoka. Ibi byateje ibibazo bikomeye birimo economic crisis iboneka imbere mu gihugu cy'u Burundi. Ibi nanone kandi biteza ikibazo gikomeye cyatumye Ndayishimiye atetera mu buryo bukaze ku buryo yifuje no gutangiza intambara ku Rwanda, ariko atekereza strategy n'imbaraga byamusaba akabona ko ari kurimbura igihugu Burundi ndetse no kugishira mu kaga. Nanone nawe ubwe ku giti cye yemeza neza ko ibibazo bikomeye cyane biri imbere mu gihugu bitazamusiga amahoro kuko uyu mwaka wa 2027 datangira atazi neza kazawurangiza nyuma yuko ibibazo byakomeje kugenda bifata indi ntera mu buryo bukomeye. Igihugu kiri mu byago bikomeye kandi mu bibazo bitagira icyo
bita kugeza ubu rutangira nyuma y'uko cyagiye kibura ibyangombwa by'ibanze. Abaturage bari mu kaga gakomeye ku buryo azi neza ko isaha ku isaha bashobora kuzamurakarira bino biri by'ubutegetsi bwe bwagiye kwivanga mu ntambara itabafitiye inyungu ndetse itaragize ikizanira iki gihugu, ahubwo inyungu bivugwa neza ko ngo bakura muri iyi ntambara ikigabanirwa n'imiryango imwe n'imwe ifite gahunda ikomeye cyane yo gukomeza kunyunyusa igihugu ibitaragira akamaro igihugu cy'u Burundi. Nubwo cyemeza neza ko ngo cyatumiye ku butaka bwa Kongo, hibazwa icyo kizakuramo bikabirana mu buryo bukomeye, mu gihe hagiye hagaragazwa inyungu z'ibindi bihugu zo zikuramo, ariko Burundi bwo burasa nkaho ngo bwashese igihugu cyabwo ngo ku kiranguzo, kuko uko bigaragara nta kintu na kimwe iyi ntambara ibamariye usibye gutuma abasirikare babo baseba ndetse igihugu cyabo kikavugwa mu buryo butari bwiza. Gufatanya na FDLR, gufatanya n'abasirikare bakora ubwicanyi, nta kindi bwigeze buzanira iki gihugu usibye kuba ahubwo noneho iki gihugu cyararuhije gusubira inyuma muri diplomasi ndetse no ku ruhando mpuzamahanga kikagaragara nk'igihugu kidashobotse. Ubu tuvugana intambara ku butaka bwa Kongo by'umwihariko barwana babesha ko ngo bari kurinda ibice, igenda irushaho gufata indi ntara mu buryo bukomeye ku buryo igaragaramo ibyaha byinshi by'intambara bikorwa na leta, ariko noneho kubyihunza ndetse no kuzashaka kubisibanganya nabyo bikazaba ikibazo. Gukomeza gushaka umubanire mibi hagati y'inyeshamba zirwanira kwishura ukizana ni ikintu kibi cyane ngo kizatuma Neva we n'abambari be ngo bakubitana n'ibyago bikomeye. Iyi ni inkuru dukomeje gukurikirana kuko tuzaguha ubusesenguzi bwimbitse tukakwereka neza ingaruka z'ingenzi kandi zikomeye zizagira ku butegetsi bwa Neva. Hagati aho ibintu birakaze, ubu tuvugana ntabwo byoroshye. Amakuru dufite aturuka mu butegetsi bwa Kinshasa imbere ndani haremeza neza ko Gisekedi we n'abambari be bahisemo intambara nk'iturufu ikomeye cyane yo kuzatuma Gisekedi ndetse na guverinoma y'ingo bagoma ku butegetsi, mu gihe ngo bateguye biliyoni z'amadolari nyinshi zizakomeza kubarinda ndetse no kubashigikira. Ibi bikaba bishigikirwa n'ingendo nyinshi ari gukora zo kujijisha ndetse no gukomeza gutinza ngo intambara ikomeze, kuko ibiganiro byaduha byagombaga guhagarika intambara ashaka kubyikuramo, akinjira mu biganiro ngo bizategurwa n'Abanyafurika mu gihe akomeje kwinjira ibihugu bimwe na bimwe kugira ngo bimufashe muri iyo migambi mibisha. Ibyo bihugu nabyo bikaba bikomeje kugaragara nk'ibishaka gutuma mu Gisekedi ngo nawe ahubwo kubitana n'ibyago bikomeye. Benshi mu basesenguye neza iby'ibi bibazo bikomeye biri kumvikana bagiye berekana neza ko economic crisis n'ibibazo bikomeye cyane byumvikana imbere mu butegetsi byagiye bituma Gisekedi we n'abambari be bagenda bahura nicyo bituruva gusenya, bakaba barakubitanye n'icyo bita ikintu gikomeye cyatumye nabo ubwabo ngo batamenya neza icyo bashobora gushira imbere. Ubu tuvugana baravuga ko gutinza intambara ndetse no gukomeza urugamba ari kimwe mu ntwari ikomeye cyane yo gukomeza kugaragariza abanyekongo ko ngarwana n'u Rwanda ndetse ko ngashaka kurutsinda, ngo bikaba ikibazo gikomeye kizatuma benshi bibaza niba Gisekedi koko azaba umuntu uzabasha kukontorora ubutegetsi. Mu gihe byakomeza gutya ubutegetsi bwa Kinshasa ntabwo bwemera neza ibivugwa n'amahanga ndetse n'ibyemezwa ko ubutegetsi bwabo bwamaze kurangira, ahubwo ngo bakomeza gushyigikira ibintu bitigeze bibaho, bikagaragaza neza ko ikibazo kizaba ari iki ngiki, hari kimwe muri bya bibazo kugeza ubu bitazatuma noneho hari ikintu cy'ingenzi kiba. Ntabwo byoroshye muri iyi minsi, ibibazo biracyari byinshi, si ibyo gusa.